Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndanezerewe kongeye kubana namwe. Uyu munsi naje nje guhembura imitima y'abarushye ndetse n'abaremerewe, abadashoboye gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe. Nze gerageje bashe kubugeraho. Murakoze cyane. Haravuga hati, nk'uko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iyo ni ijambo ry'Imana. Wasanga atari ubwa mbere uryumvise, atari n'ubwa mbere kunyuze mu matwi, ukaba urizi unaribona, ariko ukaba utazi n'igisobanuro cyacyo. Uyu munsi nge Pastor Seziberwa naje nje kubasobanurira ijambo ndetse n'ayandi tuzajya tugenda tubona amagambo akomeye aboneka muri Bibiliya. Reka twiragize Imana mbere yo kwinjira neza muri Bible. Data mwiza, Mana dukunda, nukuri Data dukweretse uyu munsi wose wabanye natwe, wabanye n'inshuti zacu, wabanye n'abantu bose bakurikiye Seziberwa TV. Data uri Imana y'inyembaraga. Data tukweretse iri jambo, si rimwe si kabiri riduciye mu matwi, ariko Data ari benshi badasobanukiwe naryo. Mana ndakwinginze ngo umpe imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kubasha kuba narisobanura. Imbaraga kandi na buri wese ukurikiye Seziberwa TV, kandi na buri wese uri kumvira ijambo, ndagusabye ngo abashe kuba yasobanukirwa. Data, amateraniro magufi ngiye kuba tugiye kujyamo, Data ndakwinginze ngo uhabe nk'Imana, uduha amagambo y'ubwenge, uyacengeze mu mitwe yacu. Mana nanjye mpagaze aha imbere inshuti zanjye, ndakwinginze ngo umpe imbaraga n'ubushobozi bwo kuvuga ijambo ryawe uko riri kose. Urakoze ko ubyumvise, kandi Data nkweretse abantu bose bafite ibibazo, abarwayi, ndakwinginze ngo iri jambo ribahembure kandi ubakize. Sabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubonye ijambo ry'Imana rivuga riti, nk'uko Imana yakunze abari mu isi. Ndagira ngo turisobanurikirwe iri jambo. Iri jambo riravuga ngo nk'uko Imana yakunze abari. Twinjiye mu ijambo neza. Nk'uko Imana yakunze abari. Imana yavugaga, uwanditse abari yavugaga ni abari. Ushobora kuvuga ngo abari ni abahe uri kuvuga. Abari mu yandi magambo ni abakobwa cyangwa abamama cyangwa iki. Igitsina gore nibo bari. Abari ni abakobwa. Nk'uko Imana yakunze abari. Bari batuye he mu isi? Nk'uko Imana yakunze abari cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana iraza ifata umwana wayo Yesu Kristo, imwohereza mu isi ngo genda undebera abari, genda undebera abari banjye, genda undebera abana banjye bafite ingorane nyinshi, bari mu bibazo. Abagabo barimo barababangamira, abasore barimo barababangamira, ati gute ngo nta mwari ngo urya inyama, ngo nta mwari urya ihene, ngo reka ngo nta bagabo bazirya. Genda umbohorere abana banjye.
niyo mpamvu iri jambo yaryandikishije ko nk'uko Imana yakunze abari batuye mu isi, byatumye itanga uwo mwana araza arabacungura. Turashimira Yesu wemeye kuza kuba igitambo. Yaraje, ntiyaje kuri kote y'abari gusa, yaje ku bari barengana bose, aho batuye isi barengana, kandi n'abari abaha umurongo nk'uw'Imana yari yamubwiye. Amen. Nizere ko turi kugendana neza muri iri jambo. Yesu yaraje acisha bugufi abari bakomeye, ashyira hejuru abari bicishije bugufi. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo uramenye, ntuzicare cyangwa ngo wicaze mu gihe watashye ubukwe cyangwa igihe uri mu kirori runaka. Uramenye, ntuzagende ngo wicare ku mwanya w'icyubahiro, ngo kuko wambaye neza, kuko usa neza, ngo uragiye wicaye ku mwanya w'icyubahiro. Yesu yavuze ko uretse ko ari no mu buzima busanzwe, yavuze ko uwo mwanya nyir'urugo azawugukuramo, akubwiye ati wicaye aho atari hakugenewe. Uzasanga niba wicaje ahantu hakomeye kandi mu by'ukuri atariho hawe, uzahakurwa ujye kwicara ahandi kandi bazaguseka. Wa wundi wicaye inyuma bazamuzanira amwicaza imbere kuko yicishije bugufi. Rero na Yesu nawe yaje mu isi aza gufasha abantu bari bafite ibibazo, bicishije bugufi arabazamura. Amen. Sinzi niba uyu murongo wumvikanye tukajya no ku yindi. Icyo nababwira cyo kindi, Yesu ni umugabo w'intwari, ni umugabo w'umuhanga.